bakandakarira umuntu watekereje kwica umufiyanse we nawe akimanika. What does it mean? Ndishecekera aho ngaho. Migani 28:17 umuntu uremerewe n'amaraso yo yishe azahunga bicyohe he kugira umutangira. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Urwandiko umukozi w'Imana byahishuwe Yohana yanditse aravuga ku kirwa ngo ku munsi w'umwami wanjye nari mu mwuka. Muri make ntiyari mu mubiri. Ntiwavugana n'Imana uri mu ruko burya Imana ni umwuka, mugomba kuvugana nawe ubwawe uri umwuka rero. Iyo umuntu ari marota umubiri usigaye inyuma ari ukoreshwa bya bindi byose twabonye, gusambana, gukora ibindi byose, ariko umwuka w'umuntu utakiri muri we. Niyo mpamvu iyo umuntu akangutse ahita yumva ameze nk'uhubutse ahantu akagira ubwoba, ubundi akabira icyuya, ubundi agatitira, ukumva aragowe, ugasanga ntaryamye hatose. Nyambanze bisobanure sasa. Hakabaho inzira ebyiri. Indi ya kabiri, ku umuntu hari amakuru yari yibitseho yiriwemo yiriramwe cyangwa yagize gute cyangwa yatekereje, ariko nawe yaryama yahondobera ati ndamurose wa wundi. Ngo ntabwo ari ukurota, kurota no ko bashyizweyo. Yego. Gatatu, ushobora no kumurota bien sûr, kubera ko mu mutima urahangayitse kandi wabwiye Imana. Yego. Wajya kurya Imana ikagusubiza nabyo birashoboka. Ariko hazamo confusion hagati aho se si ibintu yari afite hari ukubwira ngo pastor ngo nyihengeka gato gusa ona ese ndota. Sinya ntabwo ari inzozi. Nyihengeka gato ntabwo ari inzozi. Yego. N'ubwonko bukora returu y'ibyo bintu. Ariko Imana ikaba yavuze ariko Mana nyereka ncehe nkora iki mbigenze gute. Imana ikaba yakoriyata n'ubundi ikaguhuza na wa muntu. Ikindi cya gatatu, hari abantu bakunze guhuza imyiyumvire yabo, sinzi bitarakubaho kubera amakuru wararanye mu mutwe. Hari n'abo tugira n'abantu inama burya buri gihe ku muntu uzi ubwenge ntukaryame ukireba muri telefone, ntugasinzire ukireba amafilimi n'ibindi bintu, ubanza ubyigizeho uruhuka ubona uryame. Noneho kuko ya 7 common problems in the marriage, ntabwo wambwira ngo ibibazo bihariye mu rugo n'ibyawe wenyine. Ikibazo cya mbere ntabwo nkivuga mu byongereza barihangana, babyita ngo lack of communication. Mu muryango wose kuva mu burasirazuba bwa Amerika kugera mu majyepfo kuza hano mu Rwanda, abantu gucommunicatinga muri famille biragora. Cyari umusore ntabwo wabyumva, ariko hari igihe umugabo n'umugore batavugana bagakurura silence, guceceka. Kwa guceceka kwabo kugashyiramo distance hagati y'abashakanye ntibavugane. Yego. Ibyo rwose birahaba, utagira ngo nuko umusore utabize ko birahaba no mu ngo z'abakomeye n'aboroheje. It's a common problem in the marriage. Ntabwo ro wambwira ngo wamwica. Icya kabiri ariho disrespect, kutubahana. Umuntu akagusuzugura, akakwita icyo uri cyo, aguhoye aho uvuka nuko umeze, ngo igicucu ko bishaka. Ibyo bakubwira nanjye barabimbwira cyangwa kubwira nundi. Icya gatatu ni financial statement cyangwa financial status cyangwa financial struggle. N'ibintu bitatu. Nuvuga ngo hari gihe amafaranga, uburyo amafaranga mutunze, mwe abari umushabitsi yagira ngo mutere imbere, ugasanga umugore washatse arashaka kuyarya, umugabo washatse arashaka kuyarya, nyamara umugore arashaka gutera imbere. Ibyo bikurura intambara. Ntabwo wambwira ngo wishe umugore kubera amafaranga, twese tubibamo. It's a common. Arankurikira neza. Ndakugukurikira cyane. Icya gatatu ni pride and ego. Kuba abantu bo kwiyemera, kwikunda, ukabona umugore arashaka kwambara nk'uwa mukarunaka kandi we nta bushobozi, kwiyemera, ugasanga umugabo nawe ariyitaho. Sinzi niba utarabana abagabo bambara nk'ibigori ariko abagore bambaye nk'ibihuru. Ibyo byeze hano hanze. Kwikunda no kwishyira hejuru, sinakora kano kazi, sinaba umuzamu batanseka. Ikintu cya prideness and ego cyo kwishyira hejuru. Rero madamu ugiye guhungishwa n'abandi bishyira hejuru ni rusange. Hari icyo twita lack of trust, kutakaza kutizerana hagati muri bo.
ntabwo byatuma wica umugore ngo nuko byabaye ko twese ku isi binkubwiye uworoheje ukomeye bishop umushumba umukristo umudiyakoni babandi banyonga amagare ibi byose uzabisanga mu ngo z'abantu. It's a common problems in the marriage please. Imva ntabwo kuca umuntu. Ikindi nakwita ni external influence. Abantu baturuka hanze kwa benanya bateranya mbonye umugabo wari ahanga banabeshya mbonye hari abagore bakunda kunekesha abagabo baba bakoze bo mu rugo. Hari abakoze mu rugo banekeshwa abagore bati mutunekere niba ugeze ubwo bwira umuzamu ngo nekera umugore ibintu by'ububuga byo ezo influence zo hanze ngo dore ngo yayamaze ngo yagize gutya byose ugasanga nabyo ni intambara ndica umugore se si rusange ariko saha hakurya hano mu baturanyi reka nkomeze gake negligate and distance ukuntu umuntu agusuzugura uramuhahiye uramutekeye uramwubaha ariko wangwa mpakara ngo wakihaye so ntago bureba umuntu akakunegirijwe si ibintu nibiki rero ni rusange gutesha agaciro ni rusange mu bantu bose icyanyuma se nakubwira icyo wa mugabo icyanyuma ni ukumusaba akakwima buriya gusaba ubona akakwima bashobora kugura amakimbirane y'urugo cyangwa umwe yakica undi waravuye wanyuje gukora ikiguhinga se waravuye wanyuje kugira ariko umuntu aba arwaye pastor reka nkubaze ikibazo kimwe karame umusore ntabyo uzivana induru muri iyo mikrofone utaha nubyigo uzabimenye icyo nzi cyo umukobwa wabaje kugira gute kurongorwa yego no kubyara sibyo n'umugabo niyo kimuzana kuko umugabo n'umugore ntacyo bapfana usibye kwambarirana ubusa kuko nta nubwo bahuje DNA ariko abuye iminsi uramushaka wamugeza bakatakubwira ngo ntagongeye wanzanye nk'ipunda hano muri urugo cyane none se uramugira ipunda we kubera iki ndagira ngo mwumvishe ikintu kimwe kwitwaza ngo wisha umugore kubera impamvu ndashaka gukosora kano kantu ntabwo ari uko yagukoreye amakosa aruta yacu twe dukora cyangwa badukorera ahubwo uwo muntu yifitemo kamere y'amaraso y'ubwicanyi kubera igisekuru cy'iwabo nkurikiye ndakukurikiye cyane iyo niyo cyo bitaro umuvumo rose aso mu muryango nyine azahora azerera ni nk'iyo mpamvu nari karukantu nshaka kubazaho cyane nafitiye amatsiko ukumve nyine yego kuko burya ibintu byinshi tugomba kubyumva tukabisobanukirwa burya ntuzibeshye ngo umugore yisha umugabo ngo umugabo yisha umugore ngo we wibwire ko bicanye kubera ibindi no harimo amaraso y'ubwicanyi muri uwo muryango wankurikiye mwana wa mama ndagukurikiye cyane urumva yewe singuhisha ariko nanone hari abandi hakaba n'abandi bantu itonde ngo amakuru ariko hakaba n'abandi bantu bakoze ibyaha byo kwica no kugambana ariko inkiko ntizabimenya n'abantu ntizabimenya ariko amaraso y'ubwicanyi akomeza yibika muri bo sibyo ndakumva cyane noneho rero kubera ko nta kundi azajya guhanishwa amaraso yamennye nigahita akora ariya buriya nkuriya hari ikintu navuga bakandakarira umuntu watekereje kwica umufiyanse we nawe akimanika what does it mean ndishecekera aho ngaho Migani 28:17 umuntu uremerewe n'amaraso yo yishe azahunga bicyohe he kugira umutangira bivuze ngo uyu mugabo nawe uri kuvuga ko wirwamagana muri ntabwo twe ngiye ntabwo nta zina mvuga n'akarere hoya ubumwe bw'abera ministries ntitujya tuvuga akarere izina ibintu mazina yabyo twe twigomera hagati iyo rwawe yireke ntihagararira urireke sibyo shiti yacu twega tuvuga imigenere mukosora twavuze ngo umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga bicyohe he kugira umutange a man that does violence to the blood of any person shall flee to the pit mu myobo let no man stay him nta muntu bazahagararana nta muntu wakwica ariya ni amaraso kimwe n'abantu basambana uko batari kumusambanira iki ati ntacyo ntabwo urabona abantu bigurisha nta mafaranga yabuze ntakeneye n'umuhonga anakorera amafaranga meza
ariko akaba indaya tu akumva nibwo buzima bwe. icyo bita umuvumo w'ubusambanyi. Hakaba undi muntu unywa inzoga atari uko ayikeneye nta n'inyota afite, gusa kumva atagiye mu kabari banza imbwa zamurya. Ibyo byose ni ingaruka za karande. Twero kumwe bwabera mwana wa mama, tuvuga idini, ntituvuga umuntu, ntituvuga igihugu, twe duhugura abantu. Ubundi umuhanga umwe w'umusaza waruti iwacu Butare yaravuze ngo umuntu asiga ikimwirukankana ntasiga ikimwirukamo. Iyo ubwicanyi bwa so na sokuru bukuzengurukamo ntaho bukwepera n'umwana wawe uramwica. Yego. Ubwo naho narindi rero mitiri ko nanakomeza nibaza kano kantu. Ariko n'uwo muntu wiyo wavuga story ariko ntuvuga izina. Okay, hari n'umuntu wiyo ngiyo hakurya ingi nayo wageze gutya yica umugore we arahunga. Ariho naringiye kwibariza ngo ntibishoboka ko hari karande isuko cyangwa se wenda bivuge ko nk'umuntu wenda tuvuge ko hashobora kugira nk'iyo karande gakaba yakurikirana wenda nka bamwe mu muryango we. Oya marasa akurikira abana bawe bose. N'igisekuru jugujugujugujugu kakurikirana kwica ukambura umuntu muzi ariko ibaza Imana yavuze ngo nkwemereye kurya ibikoko byose ariko nkwimya amaraso yabo ko ari ryo bugingo. Amaraso ya Abeli niyo musa aracyavuga. Nta nkaswe y'abantu bose yagiye ameneka. Reka dakomeretse imitima abantu kora ko turi muri gahunda y'icyunamaro kirasozwa n'uyu musi ntenda cyangwa ejo. Ariko by'ukuri amaraso arasema, amaraso arahama, niyo mpamvu usanga nawe se nkuriya muntu twumvise mu magi yo ngihandi utuye wanyura byumva. Umusore n'umukobwa abanyamwishatireka nanjye nimanike. Buriya ugiye ukinjira mu gisekuru cy'uriya muhungu hari ikintu wabona. Nta kintu cyambabaje nko kujya ahantu ku munsi wo gushyingura. Ntihaboneke indirimbo, ntihaboneke kumusengera, nta kumusezera. Mu mategeko y'ukuri umuntu wiyahuye amaze no ubundi iyo wiyahuye ubundi ntiwemerewe no kujya mu rusengero. Hano wana gusa ko wiyishe. Icya kabiri yiyahuye amaze kwica umuntu gusa ari kubigenza gute? Ako muragira ngo abantu basengere nibidasengerwa koko. Muragira ngo abantu bese nibitezwa koko rubanda mugira nkana koko. Ahubwo yari padiri nde yo kumwakira, yari bishop nde yo kumwakira, ni uhe musigiti wari kumwakira niba ari n'umusiramu. Tubwizanye kuri bantu b'Imana. Amaze kwica. Buriya hirya yo kwica wasanga hari nakandi kadiru kabaye batatubwiye. Sijya mvuga menshi urabizi. Cyo mvuze wacyumvise. Nacyumvishe. Shobora kuba hari akandi kantu tuburiya nuko abantu twishikirane tugire kuko umuntu ashobora kubera amenyo ya ruguru kavuga uti n'ubundi ntambaya mbaya. N'ubundi igiti cyanze ko nyurira kikiri kizima reka manze nkivune ngiteme ubundi nyurire. Byose niwamenye ibyo aribyo nivugiraga nigenderaga. Yarangiza ati nanjye reka n'ubundi nta mirambo. So urumva birumvikana. So rero amaraso aragatsindwa burya nkubwire hari ibyaha byoma ku bantu igihe kirekire. Amaraso y'abantu, umwuka w'ubugambanyi. Buriya gucira ibice abantu ibico ntabwo ugira ubuzima. Gucira abantu ibico ukabambuza akazi biraguherana tu. Umwuka wo kuroga no gupfumura no mu bapfumu bajya kujyamo. Umwuka w'ubusambanyi. Hano umwuka w'inzoga ntiwiburira. Ni ibintu bishorera abantu ku buryo bamwe binabakura mu nsengero no mu musigiti. Hari n'abantu tujya duhura kenshi ukumva arakubwiye ngo ngewe gutya nimba wenda ngo ndi kunywa itabi n'inzoga ati na sogokuru nuko yari ameze ati kandi na data niko yari ameze ati singiye ukwiriye kubikwepa. Ari naho ndi bukwise kwitana nibariza ngo ese hari abantu bajya bavuga ngo amaraso arakurikira. Koko iri jambo abantu bakoresha niryo ryanyaryo ribaho rivuga ngo amaraso arakurikira 100%. Mu buhe buryo pastor? 100%. Amaraso wamenye ahora kwiruka inyuma. Bura niyo mpamvu bano bakobwa bashiki bacu bakuramo inda bagira inama n'abazi bateye umuvumo uzahora kuri bo kuzagera ubwo bazihana bagasaba Imana ikababarira. Bazarota nabi, bazarota biruka mu bihuru, biruka mu bihanamanga, barota imbwa zibarigata mu birenge, barote basangira n'imbwa ibyo kurya, barote bari mu kazu nk'ak'ingurube bazingiyemo, bazarota bambaye urukweto rumwe, bazarota bambaye imyenda icitse. Bano bantu bakuye mwamada barota inzozi mbi wa mugabo. Barota inzozi mbi mu rwego rwo hejuru. Naye gukorera ndimo najya ngana no ku musozo bitewe n'igihe n'umwanya dufite.
ngana ku musozo nimba hari umubyeyi cyangwa se undi muntu w'umuryango wacu ushobora kuba yarakoze ibyo twavuze ruguru yabyikuraho gute kugira ngo ubashe kuba umwere kandi negere Imana cyane? Wow, urakoze cyane. Icya mbere kumenya ibikwirukankaho n'ibikwirukamo. Icya mbere no kumenya ibikwirukankana n'ibikwirukamo. Ibikwirukankana nibyo watoraguye muri bagenzi bawe. So rero uko nyumva ariko buriya toragura muri segonderi, mu bakameramani, mu biki byose nibyo bikwirukankana, ariko bira wabyiyambura segonda imwe. Ariko ibikwirukamo biri mu maraso imbere muri DNA yawe, nabyo ukagira gute? Ukavuga uti giye papa yari uyu n'uyu kandi ndabona imico ye indimo, imico ya mama indimo, ibintu bindimo, ibintu mbikora ntabishaka ariko nkabyisangamo, ni gute nabyikuraho? Aho rero niho wegera umushumba wawe, pasiteri wawe, ukagenda ukegera undi kwibara muri indi dini ryawe ubamo sindizi, ukamubwira uti hari ukuntu urimo niyumva buriya sinzi niba bari nkurikira abantu tuma tuganira, igihe wiyumvisemo umwuka wo kwiyahura ntukajye uhita utindanya gushaka umushumba cyangwa undi mukozi w'Imana. Kwiyumvamo umwuka wo guta urugo dushaka umushumba, kwiyumvamo umwuka wo kumva wareka uwo muri kumwe, mbega uno mwuka wumva waruzinga ugatabana kwirukanka, shaka gusengera. Rero kimwe kikwirukankamo niho umushumba gufasha cyangwa umuyobozi w'itorero agufasha akorera deliverance, kuko iki kwirukanka nacyo wagihagarika. Kuko utirutse kirahagarara, iyo uretse kikwiruka inyuma, iyo uhagaze kirahagarara. Ariko ikikugendamo kiravuga ngo tugende. Aho Paulo avuze ngo nifuza gukora ibyo bikantanga imbere. Aho rero bikemurwa no gusenga no kwegera wa mushumba bisigiwe, akakubaka neza mu buryo bukwiriye kandi aguhishurira ibyawe. Kabashimire nshimire musikabanye mu kiganiro cyanjye, nshimire abantu bose bazo kucyesha mu kiganiro, ndetse babwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, twiruke twiyuka. Ubumwe bw'abera nta muntu tuvuga, nta zina tuvuga, nta n'umuntu tugendaho, nta dini tugira, ntitwenda no kuba n'idini, ntiteze no kuba ryo. Buri muntu wese mu itorero abe uwejejwe muri ryo. Shalom.